kuki musaza wawe ari wowe yifuzaga kugira ngo mujye muryamana kuruta uko yaryamana n'abo bandi? Musaza wawe ajya kugukuramo ikariso, byatangiye gute, byaje gute? Inkuru yanjye y'ubuzima cyangwa inkuru yanjye, turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane. Watangira wibwira abakunzi bacu. Witwa Umuhoza Clementine. Witwa Umuhoza Clementine. Clementine, ubundi mu rugo kavukire n'amagana he? Muri Ruhango. Muri Ruhango. Ubuzima bwawe rero waraduhamagaye kuri Musana utubwira yuko wifuza yuko twazaganira nawe ku buzima bwawe wabayemo n'ukuntu ubuzima bwakugendekeye. Clementine, ndashaka nkubaze, watangiye kuryamana na musaza wawe ufite imyaka ingahe? Imyaka 10. Clementine, ubundi we na musaza wawe cyangwa iwanyu mu rugo muvuka muri abana bangahe? Turi abana batatu. Muri abana batatu. Abahungu bangahe, abakobwa bangahe? Umuhungu n'abakobwa batatu. Abakobwa batatu. Uvuze ko muri abana bane. None kuki musaza wawe ari wowe yifuzaga kugira ngo mujye muryamana kuruta uko yaryamana n'abo bandi? Nuko ari wamuraga hafi cyane. Yaburaga hafi. Ndashaka rero nkwibarize. Imfura y'iwanyu ninde ubundi? Imfura ya mbere ni njyewe. Ni wowe. Ukurikiyeho ninde? Musaza wanjye. Musaza wawe. Abandi se naho abandi bakurikiyeho baza nyuma yanyu. Ndashaka rero umbwire, ubundi musaza wawe ajya kugukuramo ikariso, byatangiye gute, byaje gute? Twakinaga saye. Nakinaga saye. Tubwire nyine, ganiriza abakunzi bacu ba Musana TV ukuntu ubuzima bwatangiye kugira ngo mutangire munaryama. Kugira ngo njyamane na musaza wanjye ukuntu byatangiye, twakinaga saye, tukakunda kujya gukinira mu gitanda, tukareba amafilime, tukagenda tubikurikiza natwe. Mukagenda mubikurikiza. Icyo gihe muryamana utubwiye ko ufite imyaka ingahe? 10. Ku myaka 10 ariko ndumva ko umwana atarazi neza ibintu byo gukora imibonano mpuzabitsina. Ni kwa kundi kureba amafilimi babakubita, natwe tukajya amatsiko yo kumenya ibyo bintu byari byo. Yego. Nuko nguko byaje. Nuko byatangiye. Urukundo rwawe rero na musaza wawe, ndagira ngo twinjire neza mu kiganiro, utwinjize mu kiganiro cyimbitse. Ubundi watangiye kumva ko utangiye gukunda musaza wawe ku myaka ingahe? Namukunze nyamubana kivuka. Ngo wamukunze. Ndashaka nyine tuganiriza ibintu by'irari ryo kuryamana kugira ngo mutangire muryamane. Ubundi agukura mu busugi, umenya yuko wavuye mu busugi ari ku myaka ingahe? Naganywe mu busugi. Oya. Wavuye mu busugi ninde none? Mu musore. Wege gukora mu busugi byagenze gute? Twaraganiriye nkurikiza bya bindi bya musaza wanjye. Bikomereza we nyine uko. None wowe uryamanye na musaza wawe bivuze n'ibya bindi byari iby'abana? Yego. Uwo musore murahuye agukora mu busugi. Wigaga mu wakangahe ubusugi bwawe? Nigaga mu wa 4. Wigaga mu wa 4? Primaire. Mu wa 4 primaire. Ubutaye ubusugi bwawe? Yego. Mu guta ubusugi bwawe rero ubuzima bwawe burakomeje. Wowe n'umuhungu mwakomeje kuryamana cyangwa ubuzima bwaje? Biraye ntabwo abona ngo usubireyo. Kare bishoboka. Niki cyatumye yumva kutasubira kureba wa muhungu rero? Narababaye cyane bikabije. Urabaye cyane bikabije. Umuhungu itandukaniro rya musaza wanjye mbona nirye biratandukanye cyane. Iyo wowe uryamanye na musaza wawe se n'icyumvaga ko gitandukanye no kuryamanye na wa muhungu? Uriye we yagejeje imbere kandi we twakinaga gutyo nyine kakabyimba bikarangira. Ese ugize ufata umwanya ku buryo waganiza mu ngo umubwire ko uryamana na musaza wawe? Byarababwira umubyeyi. Gusa ntabwo ko mfite inshuti ariko akazazamana ariko atazi ko navuyeyo. Yego. Musaza wawe noneho turi kwinjira mu kiganiro nanone mwongeye kuryamana ku myaka yawe ingahe kugira noneho nawe ageze imbere? Ntabwo byongeye nyine twamenye kuri musaza wanjye tukajyana ku ishuri tukaza tumenya n'abandi bantu uko bigenda. Ntabwo byongeye. Ubuzima bwawe rero bwaje gukomeza gute kugira ngo isange uvuye iwanyu uje muri Kigali? Twebwe nyine muri Ruhango, mama wanjye niho aturuka ko nanakuriye mu myaka 6 nahise nzi Kigali. Muri Kigali ubwo urumva ko ndikavukire tugurishije cyo ndigarukira Kigali. Ubuzima bwawe rero ugeze muri Kigali wagize amashuri angahe? Nagarukiye mu wa 5. Mu wa 5 primaire secondaire? Oya, mu wa primaire. Noneho ubuzima watangiye kubamo gute mu mujyi wa Kigali? Nabanje niga imyuga birabanza birapfa, amafaranga arabura, ibintu n'ibyo nyine. Tukaduhanye n'abadushuka, ugushukishije amafaranga, ugushukishije imodoka, wabyanga mugashwana burundu nyine. Mwagakomeza ibyo.
bakomeza ibyo mu buzima bwawe noneho waje gukundana n'abahungu bangahe ugeze muri Kigali abahungu turakundana n'abana ariko ubu nimvishijemo mu buzima bwanjye ni na batatu umuhungu wa mbere mutangira kuryamana muri abo batatu yari yakwemereye iki mu buzima bwawe gusamwe kwa nkunda nyine nasitanyakirije pe yego n'umuntu utikoreraga cyangwa utarakorana n'amafaranga ntacyo atamaye nta kibazo ubona nta kibazo mwaje gupfa iki noneho mu rugendo rw'urukundo rwanyu nuko yakundaga kubona ndi bize cyane kuri phone kuko nyine ari abahungu turi kuvugana ibintu n'ibyo kandi we yageragezaga kuvugisha ukuri ariko njyewe nawe byagezeho ndamufata uramufata we wamufashe nko muri he kose umva ko wafata yari kumwe n'undi mukobwa arabanza arambishya no muri famille uko abona nabihuriye yego nyuma yaho mubwiye ati turekane komezanya no muri kumwe ubwo ne wahisemo niho yambwisha ukuri kuri finale yanyu umuhungu wa mbere mwamurerekanye umuhungu wa kabiri noneho mwahuye gute mu rukundo rwawe kabiri twahuye mvuye gusenga icyo gihe wasengeraga mu baki ni mu bagatolika muhuye rero duhe nyine inkuru irambuye ukuntu nyine twarahuye amaze bite ndabana byiza amakuru ni meza umeze witwa nde nitwa izina nitwa Clementine Moza nambwira amazina ye asaba icyo gihe nta telefone nagiraga ndamubwira ati sinana nimero y'umuturanyi ndamubwira ati ntabwo ndumva nyizi mu mutwe azamuha nimero y'undi mukozi wabaga mu gipangu cyacu akazamuha ati se wambonera Clementine undi ati namubona rwose tukavugana uko bajya kureba umupira akamagana ngo tujye kureba umupira hafi iwanyu ko narakinaga n'umupira tukajya tukareba tukajya utuntu n'utwe nyine dushokora tuntu n'utwe noneho mwaje gutangira kujya muryamana ku wa kabiri bigenze kuryamana kuri finale nambwiye ati bwa mbere narababaye nashaka kuba bwa kabiri ati reka nawe nakubabaza ndagira gakeya ngende gake namwati wapi ntabwo byashoboka kuko narababaye bihambaye tukabyabaye n'undi ndongera ndababara kuki icyo gihe amaze kugukoresha imibonano mpuzabitsina kuki utamuretse ngo utangire ubuzima bwawe warakomeje uramukunda twarakomezanyije birarangira kuriga nyine aragenda iwabo bahita bajya hanze birangira uko nguko gusira uwa gatatu rero nanone wimbesheje wowe urukundo rwanyu rwari rumeze gute uwa gatatu yakundanaga n'undi mukobwa arampamagara kuri telefone uko nawe afite telefone yawe kamuntu ati iri ku muriro nitabye nyine ko bakoresheje nyine nimero yanjye ndabona ati umuntu uri gushaka ntabwo mari nawe uhari ndaje mugushye ngo kuko we yamamagaye mu izina ryanjye ndabase kunzi ngenda kuzi ndabona ati shenge ntabwo nkuzi pe gusa ngo ngenda kuzi ambwira aho atuye icyo cyari no muri guma mu rugo nzaguma mu rugo zitangira zihitinze ati mutipe ati nza kukureba se kungewe ndamwati nimba ubishoboye kuko barakoraga wowe ufite ikarita waragendaga ati nimba ubibashije wowe uzi nta kibazo ndamubeshya paka tubona moto ya mbere igitangira ubundi nahise nyifata fasita ni iki cyagukuruye rero kugira ngo n'amafoto ye ko twavuganaga video call akaba amafoto nkabona arifunze nyine nkabona nakana ntacyo gatwaye ugiye kumureba cyane tuzambere zikirekura ugezeyo rero niragiye turaganira nyereka amafoto ibintu byose ariko twararyamye burati ntacyo yangize ariko wa munsi twiriwemo twirirwanye ubwo nyine hahiye tu naravuze wagezeyo hayitashye bwarakeye yego twararanye ntihagira ikiba ubona n'umwana mwiza nyine anyica mu mutwe umunsi wa mbere nyine abantu mbona nta kibazo ndataha aramerekeza shama n'amafaranga ngo mbonye umukunzi nabaho ariko umunsi wa kabiri nawe urabyumva kuko nta cyumweru cyaciyemo mbwa ati mu kindi cyumweru ati se kuwa gatandatu waje kunsura ko twatashye kare birashoboka ndavuga ati ndi mu kazi ninaha ndaza murebe nyine numva ni bya bindi tumenyeranye nkakoramo umwenda nkabona arawufuze nyine nkabona n'ibintu bisanzwe ndagira nyine nsobanura aho ngaho ukuramo umwenda kugira ngo awufure
byari biturutse ni namba mwenda w'umweru wanduye hamenetseho yawurute yego namba rusengeriye bisanzwe nyine. Kuki utagiye ngo unywe inzoga mu buzima usanzwe ntabwo ujya unywa inzoga? Kije nta nzoga nagatangira kunywa. Oya nanwe yawurute nka mufanta nyine nagura fanta birangiye tujya muri amatisiyo tugura ji yo mu kajerekani. Yego kije nta nzoga nanywaga. Ubu munsi rero ajya kumukuramo ikariso yakwijeje iki? Yanyijeje ko nyine ankunda ibintu nibyo amamama we turavugana amapapa we bashiki bose n'inshuti za mana yarananyerekana mu nshuti ze baraza turatwika nina natangiye no kunywa ku nzoga nkazansomya agasomaho akanamika mu kanwa agenda aba gutyo unyweye inzoga. Yego mu kunywa inzoga kwawe rero cyangwa mu gutandukana kwawe nawe ubuzima niki cyatumye kibatandukanya mu buzima bwawe? Ikintu cyambabaje mu buzima namukundaga bishoboka kose kurusha abandi bose kuko njyewe ko hano ababyeyi shimishwa umuntu n'umubyeyi. Ushimishwa n'umuntu uguha umubyeyi? Yego kuko njyewe naje uyu mubyeyi yanjye nzi kuko njyewe natungo numva mbwira ati se nguhe mama na papa nabashiki banjye ko numva bigeze mu ntera ndende tutaranamara n'amezi 2 dukundanye ibintu urabona ni neza bati nta kibazo. Mama we yarambaza ameze ne turavugana na bashiki bose mama na mushiki umwe twitiranwa nankunda naho byatangiriye. Kuki utumvishe yuko kuguha umushiki we cyangwa kuguha ababyeyi we ari agatego yari yabitaze kugira ngo musambane cyangwa ukumva yuko nabo babyeyi we n'ubundi atari nabo kuko nyirizina baba ari ababyeyi be wabiguye n'iki kari ababyeyi ubundi? Bitewe n'ibiganiro bagiranaga kuvana mbere atari abama ntarabyumvaga urumva ariko njye ntabwo natekereje ngo nicyo ajya kunshukisha. Yego ubu wicuza iki ko waravuganye n'ababyeyi w'uwo muhungu ni mwe mwarabanye? Nicuza ikintu nicuza namuhaye igihe cyanjye. Yego no fata binarenzeho abyana n'undi mukobwa bumva izina bakaza bumva izina nda bakajyana n'ingiye kandi atari ngiyewe. Turi kugana ku musozo w'iki kiganiro reka mbabwire ko turi kumwe na 100 Pictures. Ni company nziza ikora ibintu bijyanye na video production. Clementine ndashaka nkubaze kuba yarabyaranye n'uwundi muhungu nicyo kintu cyaguteye n'undi mukobwa nicyo kintu cyaguteye ikibazo muri wowe? Njye narabyakiriye. Wari warabyakiriye? Hasi muri Clementine kamanze nkubaze nimba umuhungu wese aje kwereka urukundo ni ngombwa muryamane cyangwa? Ubwo nyine nabonyemo isomo. Yego shora kuza aribyo bimugenza ariko nagire umuhungu uramutse uje kugira ngo muryamane akakugira akamaro mu buzima ari n'umuhungu ugira ngo mukundane nazagira akantu akumara mu buzima. Ntaryamana n'ufite akamaro. Yego ibyo ngibyo. Ubundi Clementine ubu ngubu uri ku myaka yawe ingahe ubu ngubu turi gukorana kino kiganiro? Ubundi ku myaka 21. Ku myaka 21 uteganya kuzashaka umugabo ufite imyaka ingahe? Imana izamusimbizi na mu gitondo wakumva ngo nashatse. Izi nkuru uri kuganiriza abakunzi bacu ba Musana TV cyangwa Akabuto TV nizere yuko arizo no nkuru zaganiza n'umugabo wawe cyane. Uzamubwiza ukuri kuri kw'Imana uzamubwira ukuntu atangiye kuryamana na musaza cyane. Umubwira ukuntu wavuye mu busugi mu wa 4 primaire cyane. Ubwira n'abahungu bose bagiye mu ryamana cyane. Ni ibintu danje undi ubwije umuntu kuri muragendana. Muri za ncuro maze kuryamana n'abahungu maze kubyaramo abana bangahe? Mwana ndabyara. Bamurona po? Oya abahungu no batabyaraga se? Abahungu no batabyaraga. Twakoreshaga kondom. Twakoreshaga kondom. Umuhungu wakurongorera ngo n'umuhungu waguteye gute? Twipimye. Mwipimye? Ariko ubundi busanzwe uzi ibintu byo kwikingira byo gukoresha agakingirizo. Yego. Na leta y'u Rwanda ishishikariza abantu nimba kwifata byakunaniye buryo mu gukoresha agakingirizo ni byiza mu buzima. Maze abantu akagendana muri shakoshi.